Hari icyo ngira ngo unadusobanurire nk'umudamu uri mu buhanzi, Mm. hanze aha nyine hari abafata ubuhanzi nk'aho ari umwuga utari wo, ko Mhm. atari umwuga wakwinjiza ngo umuntu ube wamutunga, wowe urabivugaho iki? Abo bantu rero icyo Mm, nabivugaho ni uko babifashe mu buryo butari bwo. Babifasha mu buryo butari bwo, ubuhanzi ni umwuga ugaburira abantu benshi. Ni umwuga ugaburira abantu benshi. Hari, ubuhanzi twatangiriyeho tuvuga ariko burya buri ni na bunini. Hari mm, n'abavuga amagambo. yego. Urabizi nk'ubu muri buri bukwe bwose buri kuba, Mm, usanga hari umuntu uza akavugira inka, buriya nabwo ni ubuhanzi. Hari n'abavuga imivugo, hari n'abavuga amagambo meza ari ku murongo, bino bita spoken words. yego. Abo bose rero batunzwe nabyo. Tuvuge Mm, niba wenda ari, uri bujye gufasha abantu bashaka kubwirana ko bakundana ariko batabasha kubyivugira, bakanyura muri wowe, icyo gihe urishyurwa. Abavugira inka barishyurwa. Imisango nayo hari igihe usanga iri nayo ni mu rwego mm, rw'ubuhanzi. Abaririmbyi abo nabo ujya ubona uburyo usanga kugira ngo umuntu akore igitaramo, kwinjira ni amafaranga, ni byinshi. Rero ubuhanzi ahubwo se bwakabaye buri no mu bintu byinjiza amafaranga menshi mu gihugu. Reka dufate nk'ibihugu byagiye bitera imbere muri filime, usanga amafaranga menshi, filime muri bije y'igihugu, mm, hari ayaturuka muri filime, hari ayaturuka mu muziki. Ikinamico nazo byanga bikunda hari agomba kwinjira aturutsemo. No muri ubwo buhanzi bundi bwo kuvuga neza, imivugo n'ibindi. Rero ubuhanzi bukwiriye ahubwo kuba ari bumwe mu buryo bwinjiza amafaranga butunze abantu, ntabwo ari ukuyoba. Kuba waba uri umuhanzi ni umwuga nk'iyindi, ni mm, akazi nk'akandi, yeah. cyane ko hari abantu bazinduka bajya mu kazi kandi aribwo bakora. Mm. Hari Mm. imyumvire abantu bafite nyine duhereye kuri ibyo uvuze, Mm. eh, idakwiye niko navuga ku bantu bakora Mm. ubuhanzi, ku buryo Mhm. n'umubyeyi ashobora kwangira umwana we kuba yajya mu guhanga wenda indirimbo cyangwa Mm. kujya no muri filime nk'izo. Iyo myumvire hari icyo wigeze uyumvaho, hari aho wigeze ugongana nayo, ndagira ngo utubwire icyo, ariko unatubwire noneho cyangwa se utange inama kuri abo bantu bagifite iyo myumvire. Mm. Yego, iyo myumvire ihari aho nagiye nyumva, aho umubyeyi yumva nyine hari imyuga runaka umwana we yakora, ariko byagera ku buhanzi akumva ko adakwiriye kurebaho, Mm, cyane ko baba bavuga bati ni umwuga ushobora gutuma uhorana n'urungano rubi, cyangwa se ugasanga ugize ibigare runaka, cyane ko nanone usanga ubuhanzi hari igihe busaba amasaha arenze y'indi myuga. Ibyo ababyeyi rero ugasanga barabitinya, ariko wareba no mu muco ugasanga abahanzi baritwaga ba bantu nyine badafite ireme mm, mu myaka yagiye ishira, ariko ubu biri guhinduka, niyo mpamvu usanga umuntu afite, uri umuhanzi kandi uri umuntu wubashywe, utumirwa no mu birori bikomeye, niyo mpamvu usanga nyine hari n'abatunzwe nabyo benshi batari bake. mm. Ubwo rero icyo nabwira ababyeyi ni ukumenya ko umwana niba ubona ari ikintu kimurimo akunze gishobora kumutunga, ni byiza ko umureka ahubwo ukamushyigikira, hanyuma akabibyaza umusaruro. Byaba binashoboka ukamutera inkunga y'amafaranga kugira ngo cya kintu azabashe kugikora kandi agikore neza. Yeah. Ni Mm, byiza. mm, Kuva watangira ubuhanzi, mm, ubwo turavuga nk'umugore, mhm. ni izihe mbogamizi zikomeye wahuye nazo, muri urwo rugendo? Imbogamizi za mbere ni, reka duhere ku byoroshye two kujya mu mafaranga n'ibiki, ko tubizi neza ko aho naho wenda ndahavuga, Mm, ariko icya mbere gikomeye ni ubwoba. ubwoba, Ubwoba kwitinya? bwa sosiyete, Mhm, ubwoba bw'umuryango mugari. Buriya, sinzi niba no mu bindi bihugu ari uko, ariko umunyarwandakazi uburyo sosiyete iba imuhanze amaso, nyine twanabivuzeho mu kanya, ni bisaba ko hari uburyo twitwaramo twigaragaza. mm, Bwa mbere rero imbogamizi nagize nubwo nageze aho iyo nzira nkayirenga, kwari kureba uburyo umuryango mugari uzandeba.
yego. urumva nari namaze no gushaka noneho ninjira mu byo kujya imbere ya kamera n'iki, nibazaga umuryango nshatsemo wo uzanyakira gute? Mhm. Nibazaga se umugabo we tubanye azanyakira gute? Ubwo bwoba rero sometimes bisaba imbaraga zo kubitsinda. Nk'uko n'ubundi ni urugamba nk'urundi, hari ibintu byinshi bisaba ko rimwe na rimwe hari ibyo wirengagiza. Ubwo bwoba nabugize mu mwaka wa mbere, uwa kabiri wageze numva narageze ku rwego rwiza. Ariko uko nari meze mu myaka 10 ishize, ubu noneho niba mbona ari ikintu gishobora gutanga ubutumwa, niba mbona ari ikintu cyiza gifite icyo gihindura mu mitima y'abantu, ubu bwo ndi kuri standard y'uko nta kintu na kimwe gishobora kumbuza guhanga, niba Mhm. mbona hari umusanzu ndi gutanga ku gihugu no mu bantu muri rusange. Indi mbogamizi rero ni ibijyanye ubushobozi. Yego. Usanga Wari ugikomojeho amafaranga cy'amafaranga. yego, amafaranga Mm. ari mu buhanzi muri uru Rwanda ntabwo aba ari menshi cyane, nubwo minisiteri idushinzwe usanga hari ibyo ikoramo, hari abantu benshi bari kurwana intambara ngo n'amafaranga abashe gushorwa mu buhanzi, ariko haracyari imbogamizi. Tuvuge niba wenda hari umwana ufite iyo mpano uri mu cyaro hariya, kugira ngo azabashe kuyizamura, abone uburyo ya mpano ye izamuka igere ku rwego itanga umusaruro, imubyarira amafaranga. Ni inzira isaba guhatana birenze urugero. Ugasanga muri uko guhatana harimo no gukenera amafaranga udashobora kubona. Mm. Usanga rero uburyo bwo kubona amafaranga ari mu kubona uburyo ukora igihangano cyawe nawe kikazakubyarira inyungu ni ibintu bigoye, ariko kandi birashoboka ko dufite ingero z'ababikoze kandi babona umusaruro. Nk'umudamu n'ubundi, Mm, hari abo wagiye ufatiraho urugero niko navuga. mm. Ese mbere yuko winjira mu buhanzi hari abandi badamu wavuze uti nanjye natera ikirenge mu cyabo? Ntabwo ari abadamu. Nta kibazo niba aba n'abagabo. Ntabwo ari abadamu, biremewe se gushima umuntu mwicaranye? Nta kibazo. Yes, ndabyibuka niga muri primaire, najyaga nkunda kumva ikinamico Musekeweya, nakundaga Musekeweya, ngakunda Indamutsa, ngakunda no kumva indirimbo, indirimbo zo n'ubu ndazikunda cyane, cyane nyine. Noneho najyaga nkunda ibintu by'amahoro, hari n'ikindi kiganiro najyaga nkurikira nacyo cyitwaga cyavugaga ibintu by'amahoro, kubana neza. Ibyo bintu Mm. nibyo byaranze ubuto bwanjye imyaka 10 kugera kuri 16. Yego. Akenshi narabikundaga nkumva biri kunkurura, nkumva nyine biranzamuramo umuriro ntazi. Ngize amahirwe no muri segonderi niga ubuhanzi, indimi n'ubuvanganzo. Ngiye no muri kaminuza nabyo ndabikomeza ndetse nkomereza no kuri drama, naryo riba mu masomo nize, ariko wa muriro wo gukunda bya bindi, ba bantu numvaga nkajya kumva nkumva Shema, nkumva Batamuriza, nkumva barakina, nkumva n'abanditsi rero ba Musekeweya, nkavuga ngo Mana one day umunsi umwe uzamfashe nibura nzisanga aha hantu. Uwo muriro rero nakuranye niko byagenze bituma nisanga nshaka inzira zose zishoboka ngo nzabashe kugera hahandi. Ni nuko byagenze mpura namwe, ndabashimiye cyane, Murakoze. mwarakoze kumfata akaboko, reka mbivuge turi kumwe, kuko ni ubwa mbere ngize amahirwe yo kugushimira nkureba. Warakoze kumfata akaboko, ubu nabaye Mhm. undi muntu, ngira ngo murabyibuka ko nabasanze ndi muto cyane, ubu narakuze nabaye umudamu, nabaye undi muntu, mbasha kwihangira nubwo waba utandi iruhande, wambereye umutoza mwiza, wambereye sinzi, ntabwo nshaka kuzakurira ariko thank you so much. Murakoze Warakoze namwe. kumbera umutoza rero, wowe na Musagara ndetse na Shema na Batamuriza bari mu bantu batumye ndwana intambara cyane kugira ngo mbashe kugera aho ngeze. Mhm. Yeah. Murakoze kuba mushimye. Yeah. Eh, mu kanya uvuze imbogamizi umudamu ashobora guhura nazo mu buhanzi, ndagira ngo Mm. umbwire niba hari icyo zishobora kugiraho ingaruka ku muryango, ndavuga wenda ku Mm. mugabo cyangwa ku bana muba mufite. Ingaruka tuvuge wenda reka tuvuge ku muntu wihebeye ubuhanzi ubuzima bwe bwose, Yego. nagira bwa bwoba ntabwo azabasha gutera intambwe ngo Mhm. abashe guhatana agere ku rwego rw'uko bwa buhanzi buri bubashe kumutunga. Ah, ku muryango, ku bana,
n'ibindi. Tuvuge wenda, nk'umugore uri mu muryango yashatsemo, urabizi uburyo twubaha ba mabukwe, uburyo twubaha ba databukwe. Tuvuge niba wenda ukoze ibintu umuryango washatsemo ntukumve, icyo kintu direct n'iyo byaba bigutunze ushobora kubona bigiye kugorana ukavamo, Mm. ugasa naho usubira inyuma. Icyo gihe rero bishobora no gutuma wa muryango washatsemo uza no kuba wakwinjira mu rugo bakavuga bati: "Kuki umugore wawe ari muri ibi, bigutesha agaciro, nabivemo akora ibindi." Ugasanga rero hari ukuntu umuryango ushobora gusenyuka kubera ko umuntu yahisemo inzira yo gukora ibimurimo n'inzira y'ubuhanzi muri rusange. Ku bana ho, sintekereza ko hari, keretse abana ubyaye nabo batabasha kumva impamvu uri mu buhanzi. Ikindi kintu gishobora kuba wenda atari ako kanya, Mhm. urabona nk'ubu ngubu ushobora gukora, ibihangano za scene zose twahoze tuvuga, wenda uri mu buriri, uri gukina usomana, ufite abana inyuma yawe, ejo Kandi byanga bakurikira. bikunda barabikurikira, Mm. nibanakura bamaze gukura, amasura yacu ntahinduka. Ubu niba mfite umwana, byanga bikunda abantu bazi ko ndi mama we. Ingaruka bishobora kugira ni uko ushobora gukina ibintu ukarengera, umwana wawe akazabikomerekeramo. Niyo mpamvu mu byo duhitamo byose, iyo duhitamo ibyo dukina, ibyo dukora, tuba tunazirikana ya mashami twazanye ku isi, tuzirikana ko tugomba gukora ibintu ariko tutarengereye, kuko nubwo byaba mu myaka 20, umuntu Mm. nareba iyo scene azabona ko mu by'ukuri wari uri gukina filime ariko utarengereye ngo ugere ku rwego rw'uko bishobora gusenya umutima w'umwana wawe.